kakagwa kararyoha reka karyohe n'umusemburo. Abanyeshuri mu nama andi matenda agenda ku gakoti kanjye ku gakweto kanjye nkahagarara nk'umuyobozi nemye. Nibamenye ko ari njye ushigikira abanyeshuri mu kunywa inzoga. Impanga. Kakagwara urimo satanisha shaka kagwa ariko kararyoshe kana kaguze sha zawora njyayo ndagaza zawora ndatu ako man mwimisi ndi gutoroka nje nyine sinzi nimba biramira hano yanjye ubu biramira ako uzi yuko cya gisheke nigeze kubona uziko namenye ko ari cyande materi kuko ruraruka irate nasize biragaragara yuko rwa Rwanda materi rwa Rwanda materi azanyicandaga bibaza hingutse inzoga iraryoshe man umuntu ni by'amafaranga amfashe yatarimeneramo ndakurahiye namwibye igihumbi oya sha inzoga ndayinywa nyuma wa ndaryoshe sha babashizemo n'amagi ndakurahiye mwimba nikikavuga tunuka ariko ibintu byo kwigira ikirara bizankoraho abanyeshuri baturuka ko babaho neza ra sha babaho neza we ari nabo baba bafite ibyago byinshi byo kutabaho nese ibaze nk'umuntu ni by'amafaranga amfashe cyatarimenera n'ahantu nica ariko ntabwo hizewe umurangarirwa kwishamba koko uhaza kujyana agasoma no kugafegera ndi kumva icyaka kimeze nabi ingo shanga ngiye kugira uburyo ndasoma no kugafegera muye na ndi materi ku buryo natamuswitaraza ndagasa niko natamuswitaraza nakamugarika amuneke ushiranye uburyohe sha bankwigize umugore nuko uri igishishwa ubu ndari umara icyumweru uzerera agasingwa n'uwiteka oya wantu ubu iwacu bazi yuko nagiye kwiga icyambere ni uko ninywera urwunge wantu urimo satanisha ashaka urwunge ruraryoshe urimo satanisha ntabwo ari gusa uziko bikase ako zikorera nibagiwe ziko nicaye impande y'inzu urazi urugora ushobora gusanga ariyo n'abana urazi wanzogawe suri mushuti wanjye hambe ngusiza umbabarira utanyeganyega ugumaha sibyo n'umuyaga niguza uvuga ati reka biracombotse wanzoga utangiye kumeneka
oya kanikozeyo ndebye muri rwa rugo buriya wasanga n'abana bagira nshobora kubona gitanu cy'ibishimbo ugasanga ndakinyereje kanambi umva wanzoga hehe n'umuyaga niguze ubwira ati gasohoka ariko ubuyobozi buraryoha koko nsigaye nambara ingofero nk'abarasta nanjye nibagiye ko nandi mateye bari abana baturutse maze igihe ni gushaka se babanye bazamukiye hara bari abana kari birabo baba bagiye mu misozi buriya ra so wakomeza imbere ho gato wabona mbataye n'inyuma ariko nanjye ubuyobozi burandyohanye ukuntu nsigaye mpagaze ehwane usaka nkomeza imbere ndebe mbafatirana hakiri kare kambikurikirana hakiri kare n'amasaha yo kunywa gasuru yageze mwandi materi ko kutagena agacupa mu ikote nanjye bwandi materi bwanjye burashaje ariko kankomaze imbere kandi ahita amitira kwa korode nkasirimbukane dore icyo nari nabuze nageze ko nkakunda nubwo nazamenya aho nzagwa ubu ngubu ubwenge bwo kwigwa mu ndiruka inyuma y'abanyeshuri aho nakabigisha imico myiza ntamenya nawe urimo satanisha ntabwo ari gusa iyi nanjye ni ntayisiga usko bikase siko umuntu harimo na kakanyangadi kandi buriyo mbanguka mba nagasangiye nawe mbega inzoga we uzi ko wajya ngo ni imwe Yesu yasangije ikana ntako se ubundi nk'ubu ubu buyobozi ntabwo buzi ko ndimo inzoga ye ntabwo buzi ko ndi kunywa inzoga ye ariko se usibye kurwanya inzoga mbere ya Yesu ko twanywaga inzoga ntabwo ari gusa habaye ubukwe tukanywa inzoga none se na Yesu katubwiye ngo tujye tubikora bizawugwibutso gwe ubwo abayobozi bo ni bantu cyo kurwanya umwana w'Imana ngiye kuzanywa inzoga nzinywane n'abanyeshuri nuko bitanyemerera bigenda mbere nkaza ndanywa ibyo byasigaje ako kantu ni kabi umunyeshuri wayitaye sikano gacupa n'agacupa nazanye ko kujyana kwa korode akandi ko ndibujyaneyo kano ngaka ngamaremo nkomeza umurimo wanjye wo gushaka abanyeshuri batorotse turebe ko ibintu byakomeza kugenda neza ariko akavuga niko kambere turashize noneho ibitabo byo navuze ko nzambishira mu mutwe bihite bijyamo n'abanyeshuri niwo muco nzabigisha akako kangende ndakanywa ubu ngomeje igi hano ngaha wakomeza hano ra sishobora kuba cyaciye aha ako ari akaririmbo bya byana byanyigishije wabanza nkakabyina ngakagwa kararyoha reka karyohe iwacu nta muntu wigeze yiyahure abanyeshuri mu nama andi matenda agenda ku gakoti kanjye ku gakweto kanjye nkahagarara nk'umuyobozi nemye bamenye ko ari njyewe ushigikira abanyeshuri mu kunywa inzoga kandi mu by'ukuri bazi ko ari njyewe ubarinda kunywa inzoga sha kandi ari njyewe zibanywesha sha nyura aha ngaha mushakira aha kamushakira hano ngaha ako bino bintu ni ukuzareba uburyo twashira akabari impande y'ikigo kugira nazo nk'abanyeshuri kankomeze hano ngaha